Kuba inzoka yagenda ikurura inda hasi nta gitangaza kibirimo. Kubona inzoka yuriye igiti nta muntu n'umwe byatungura. Ariko benshi byabagora kubyemera uramutse ubabwiye ko hari inzoka ishobora kuguruka. Hari abahita bumva ko izo ari inkuru z'amakabyo zigarukira mu bitekerezo honyine. Nyamara ukuri ni uko hari icyiciro cy'inzoka cyitwa Chrysopelea dusangamo inzoka zifite ubushobozi bwo kogoga ikirere. Mu mashyamba y'inzitane yo muri Aziya y'amajyepfo n'iburasirazuba niho dusanga ubwo bwoko bw'inzoka. Muri iki cyegeranyo ndakubwira impamvu n'uburyo zikoresha ngo zibashe kunyerera ku muyaga ndetse nkwereke siyanse ibyihishe inyuma. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inzoka ziguruka ziri mu cyiciro genus cya Chrysopelea. Tukaba dusangamo inzoka zitagira ubumara cyangwa se zifite ubumara buke. Zibarizwa mu moko agera kuri 5 azwi, ariko ayazwi kuruta ayandi ni 3 kubera uburyo aguruka cyane. Iya mbere ni Paradise Flying Snake. Muri siyanse ikitwa Chrysopelea paradise. Nizwi kurusha izindi kandi ikaba yarakozeho ubushakashatsi bwinshi. Uyimenyera ku mabara meza y'umukara n'icyatsi atatse uruhu rwayo. Hari n'ubwo ibifitemo umutuku n'umuhondo. Hari kandi iyitwa Golden Tree Snake, Chrysopelea ornata. Ikaba ikunda kuba mu gihugu cya Thailand no mu bindi bihugu byo hafi aho ngaho. Iyi nayo nubwo ari ntoya igeze mu kirere ibasha kubyitwaramo neza. Iya gatatu ni Twin Barreled Tree Snake, ariyo Chrysopelea peleas. Muri izi 3 iyi niyo itazwi na benshi kandi ikaba itaba ahantu henshi, uretse hamwe na hamwe muri Thailand, muri Malaysia no muri Indonesia. Nayo ifite ubushobozi budasanzwe bwo kugendera ku muyaga. Izi nzoka ahanini zikunda kuba mu mashyamba y'inzitane ari hafi y'umurongo ugabanya isi mo kabiri, ahaba ubushyuhe bwinshi n'imvura igwa mu gihe cy'umwaka wose. Mu biti by'aya mashyamba niho zihisha kandi zikahagurukira ziva mu giti zijya kugwa mu kindi. Nyuma yo kumenya amoko yazo naho dushobora kuzisanga, ubu noneho dukurikijeho ikibazo cy'ingenzi. Ko izi nzoka zitagira amababa nk'ay'inyoni zibigenza zite kugira ngo ziguruke? Mu by'ukuri izi nzoka ntizibigenza nk'uko inyoni cyangwa agacurama bibigenza. Mu Cyongereza hakoreshwa ijambo to glide aho gukoresha to fly. Tugiye gusobanura ku buryo usobanukirwa uko gliding ikorwa. Kugira ngo inzoka iguruke biyisaba kubanza guhagarara ku mpera y'ishami ry'igiti, ubundi ikitugatuga ikijugunya igana hejuru. None se ibigenza ite kugira ngo ikomeze kuguruka? Iyo igeze mu kirere irambura umubiri wayo iburungushuye ikaba flat nk'urupapuro ku buryo ijyanwa n'umuyaga. Iyo iri mu kirere igenda yihindukiza nk'iri koga mu mazi, bikayifasha kugenzura uko umwuka utwara umubiri wayo, bikagena umuvuduko igenderaho n'icyerekezo iganamo. Noneho hakurikiraho kugwa. Niwumva kugwa ntiwumve guhanuka nta rutangira, kubera ko iba izi iyiva n'iyijya kandi ikagendera ku muvuduko ishaka, iritonda ikagwa mu giti ishaka cyangwa ahantu harambuye ku buryo idahungabana. Tugeze ku kindi kibazo kigira kiti, ubundi se kuki izi nzoka ziguruka? Abahanga bavuga ko izi nzoka ziguruka kubera impamvu z'ingenzi zikurikira. Impamvu ya mbere ni ugucika izindi nyamaswa zizihiga. Mu mashyamba yo mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Aziya haba harimo inyamaswa z'impigi, urugero nk'ibisiga, izindi nzoka nini n'inyamabere z'indyanyama. Kuguruka bifasha izo nzoka gucika akaga binyuriye mu gusimbuka ziva mu giti kimwe zijya mu kindi. Ibi birihuta kurusha kumanukira ku giti no kugenda zikuruza inda ku butaka. Impamvu ya kabiri ituma izi nzoka ziguruka ni uguhiga izindi nyamaswa ntoya kugira ngo zizirye. Muri zo harimo uduserebanya dutoya, udukeri, utunyoni n'utubeba. Aho kugira ngo imanuke ku giti ijye kubikira umuhigo cyangwa kuwirukaho, irirasa ikawugurukira ikawutungura mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo ifunguro rikaba rirabonetse. Impamvu ya gatatu ituma izi nzoka ziguruka ni ugutembera.
mu ishyamba ry'inzitane kuva ahantu hamwe ujya ahandi ukoresheje kumanuka no kuzamuka ibiti ibindi ukabizenguruka byafata umwanya munini, ariko gusimbuka uva ku ishami rimwe ry'igiti ugana ku ry'ikindi cyitaruye bituma inzoka ikoresha imbaraga nkeya kandi ikagera iyo igiye idakererewe. Dore siyanse yihishe inyuma y'uku kuguruka kw'inzoka. Abahanga bamaze imyaka ibarirwa muri za 50 batangazwa n'uburyo izi nzoka zitwara. Bagiye bazitegereza bakazifata bakazishyira mu bizu birimo umuyaga, bakazifata amavideo bakayapureyinga muri rolanti cyangwa slow motion kugira ngo babashe gusesengura imigendere yazo. Nubwo hari izindi nyamaswa zikoresha ubu buryo bwa gliding nk'iyitwa flying squirrel cyangwa gliding lizard, zo usanga zifite ibice by'umubiri bikora nk'amababa, ariko inzoka ziguruka zo zikoresha umubiri wazo wose. Mu buryo zirambura iyo zigeze mu kirere bituma umubiri wose ukora nka kwa kundi abaparakomanda bakoresha umutaka wabo. Inyigo zakozwe n'abashakashatsi batandukanye zagaragaje ko izi nzoka zishobora kugendera mu kirere ku ntera ya metero zigera ku 10 kandi ubutumburuke zigurukiraho butagabanutse cyane. Muri rusange ziguruka ku muvuduko wa metero 11 ku isegonda, ni ukuvuga kilometero 40 ku isaha. Ibi twigeze kubivugaho gato, ariko reka tubyumvikanishe neza. Inzoka ziguruka tuzisanga mu kahe gace k'isi? Ni mu mashyamba y'inzitane yegereye ekwateri mu bihugu birimo Ubuhinde, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Philippines no mu majyepfo y'Ubushinwa. Ayo mashyamba abakize cyane ku binyabuzima ku buryo izo nzoka zihaza ku biribwa, zikabona ibiti zisimbukiramo kandi zikabona aho zihisha mu gihe biri ngombwa. Ubushobozi bwazo bwo gusimbuka butuma hari igihe ziva mu mashyamba zikagera no mu mirima ihingwa, mu busitani no hafi y'aho abantu batuye zihiga icyo kurya. Izi nzoka ziguruka zivugwa kenshi mu migani no mu nkuru z'impimbano. Mu bihugu by'amajyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya hari abatekereza ko izi nzoka ari inyamaswa z'amayobera zifitemo ububasha ndengakamere. Hari imigani ya kera igaragaza ibiyoka binini byitwa dragons biguruka mu biti. Iyo migani ikaba ishobora kuba yarahimbwe bagendeye kuri izi nzoka twavuzeho muri iki cyegeranyo. Hari amoko y'abantu bo mu Buhinde babona ko izi nzoka zifite ubushobozi bwo gutanga umuburo cyangwa ubutumwa buturutse mu buturo bw'imyuka bwerekana ibintu bizaba mu gihe kiri imbere. Nubwo wasangaga izo nkuru zarasakaye, ubushakashatsi bugezweho bushingiye kuri siyanse burazinyomoza bukagaragaza ko izi nzoka nta bundi bushobozi budasanzwe zifite. Abantu benshi iyo bumvise ngo inzoka ziguruka bahita bumva bahiye ubwoba kuko batekereza ko zabasimbukira zikabarya. Nyamara siko bimeze rwose. Nubwo zaba zifite ubumara ni bukeya cyane ku buryo uretse kwica udukoko dutoya nk'udukeri n'imiserebanya, umuntu ntacyo bwamutwara. Izi nzoka nanone zigira amasoni kandi zihitamo guhungira umuntu kure hashoboka aho guhangana nawe. Ubwo rero nubwo umuntu yakumva ko izi nzoka ziguruka ari ibiremwa biteye ubwoba, sibyo, kuko nta kibazo na kimwe ziteye ikiremwa muntu. None se haba hari icyizere ko izi nzoka zizakomeza kuba ku isi, cyangwa icyizere gishobora kuyoyoka maze zigacika burundu? Amashyamba akomeje gutemwa umusubirizo, bityo kubona ibiti byo kubamo no gusimbukiramo bikaba ikibazo gikomeye kuri izi nzoka. Ubuhinzi n'ububaji ni imwe mu mishinga y'umuntu ibangamiye cyane izi nzoka ziguruka. Nubwo bimeze bityo ariko, kuba zizi kwirwanaho cyane kandi zikaba zidakunze kwishwa n'abantu cyangwa izindi nyamaswa bituma zitagera ku rutonde rw'inyamaswa zishobora gucika ku isi. Abahanga muri siyansi n'abarengera inyamaswa bakomeje kuzigaho kugira ngo basobanukirwe uburyo bwiza bwo kurinda ubuturo bwazo kugira ngo zikomeze kubaho. Mu isi y'inyamaswa, inzoka ziguruka ni ibiremwa benshi batakabaye banatekereza ko bishobora kubaho. Ubwo bushobozi bwo kogoga mu muyaga hamwe no kuba zizi kwirwanaho bituma zikomeza gutuma abasiyantifike n'abakunzi b'inyamaswa bumirwa pe. Nubwo zitagira amababa nk'ay'inyoni cyangwa uducurama, uburyo zinyerera ku muyaga ziva ahantu hamwe zijya ahandi nta guhusha bituma dukomeza kuzitangarira. Zaba ziri guhunga
guhiga cyangwa kwinyuriraho gusa, inzoka ziguruka zishimangira ko surprise ari ikitabuze mu bwami bw'inyamaswa. Nizere ko ubutaha nibakubaza ibijyanye n'inyamaswa ziguruka utazahita wivugira inyoni n'udukoko tuguruka gusa. Jya wibuka ko mu mashyamba y'inzitane yo muri Aziya hari inzoka zitaragurika ziva ku giti zijya ku kindi, bityo zigatsinda imbaraga za rukuruzi y'isi zikoresheje uburyo bwazo. Murakoze kureba.